Yes, reka nizere ko umeze fresh, nizere ko ugenda urushaho guhirwa cyane n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni FATAKUMAVUTA tugenda tugaruka amakuru agezweho na the trending stories, top stories, amakuru kugeraho 24 hours, amasaha 24 ku yandi. Giri the 5 tugenda tuganira kuri byinshi cyane babigezweho cyane ubutasanga handi. Top stories niyo makuru tugenda tugaruka uyu munsi. So guys, gira ngo abantu mukoresha social media platforms cyane mwabibonye ni the Ben Mugisha Benjamin, umwe mu bagabo navuga ko bakomeje kurikoroza cyane nyuma yuko FATAKUMAVUTA afunzwe akaza no kwexcuse avuga ko atamureze. Hanyuma biza kuguma gutera urujijo cyane, abantu bakomeza kubikomanta. None ubu ikigezweho ni letter navuga ko yanditse ni letter yandikira RIB ndetse n'urukiko mu by'ukuri asabira imbabazi witwa FATAKUMAVUTA. Uyu nguyu tuzi cyane nk'umunyamakuru ukora kuri YouTube ndetse wanakoreye Isibo TV. So ngira ngo ni kimwe mu bintu abantu bongeye kugarukaho uyu munsi. Ni letter ndende yanditse asabira imbabazi uyu munyamakuru mu by'ukuri bivuga ko ari we wamureze akamutanga. So ni letter yaje kwandika nayicisha mu buryo buri official, ayicisha kwa notaire asinyaho, yumvikana ko ari ibintu babyemewe n'amategeko. So ayandikira RIB, abantu benshi kugira ngo bayibonye uyu munsi, abantu benshi bayiteho comment cyane. Ni letter navuga ko mu by'ukuri ibyo bita ibaruwa ifunguye, ni ibaruwa ifunguye yandikiye ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha kugira ngo babe bagirira imbabazi uyu FATAKUMAVUTA. Ni FATAKUMAVUTA abantu benshi bakomeje gusa naho basabira imbabazi bitewe nuko yashakaga umugati, nkuko bakomeje kubivuga bati mu by'ukuri murabizi ko Kigali bikomeje kuba ibibazo, murabizi ko Kigali ari ibintu bikomeje kugorana. So abantu benshi bakavuga ko akwiye imbabazi kubera ko yashakaga umugati, ariko bongera gukomanta cyane cyane ku bijyanye n'umuryango asize. Ngira ngo afite umugore n'abana, nicyo kintu abantu bongeye gukomantaho bavuga ko mu by'ukuri bakwiye guca inkoni zamba bitewe n'uko umugore n'abana be ngo byari bigeze bishobora kuba bigiye kugorana ku mibereho y'aba bana bakiri bato. Mu by'ukuri afite abana bakiri bato cyane, n'umugore nabonye kiri umugore muto, afite abana bakiri abana bakiri bato cyane, n'umugore nawe ni muto. Navuga ko ni kimwe mu bintu abantu bongeye kugarukaho, bavuga ko rero ngo akwiye kuba agirirwa imbabazi kubera ko ibyo yakoze byose ni ubuzima. Ngira ngo ni ibintu abantu benshi bagiye bagaruka, ariko nanone ibi byose byabayeho biterwa nanone nuko mu isomwa ry'urubanza RIB yagaragaje ko uwitwa Mugisha Benjamin uzwi nka Debe, witwa Mugabo Job uzwi nka Medi, batanze ikirego. Ngira ngo n'uwitwa Muyoboke Alex nawe yashirwamo, batanze ikirego bavuga ko mu by'ukuri FATAKUMAVUTA hari ibintu akorera muri showbiz bitari fresh, birimo gusebanya, kwandagazanya. Ngira ngo niyo mpamvu hari ishobora kuba yarattractinze the Ben, kubera ko ntago abantu benshi bari bazi ngo ese wenda ni video wakoze nyuma yo kwiyamwa cyangwa se yarezwe. Birumvikana ko abantu benshi bari bazi ko ari video wakoze kamukozeho, wenda RIB ikaba yabonye ko urabizi ko bo bakumira icyaha, ikaba yabonye ko bishobora kuba ari icyaha bakagikumira kare. Ariko abantu ntabwo bari bazi ko yarezwe, ntabwo bari bazi ko yatanzwe cyangwa se ibyo twita ngo ni ugutangwa, ntabwo bari bazi ko hari abantu bamuripotinze babona ko abangamiwe. Mu by'ukuri nahoze mbona abantu benshi wenda banatera amabuye witwa The Ben. Nta gishya, nta kintu kirenze yakoze, kubera ko ukorewe icyaha ugomba kwitabara, ntabwo nawe ugomba kujya kuri social media ngo usakuze. Wenda sinkeka ko yibwiraga ko wenda bishobora kuzagera aho yibwiraga ko wenda ari amafines cyangwa se ibihano runaka bijyanye no kumuca amande cyangwa se ikindi kintu, hanyuma akaba yatuza, cyane cyane ko bagiye banamwiyama, especially yumvikana ko atari ubwa mbere wenda yararezwe. So kuri FATAKUMAVUTA rero kuba utarurezwe bwa mbere, wenda bakaguha agasopo hanyuma ukaguma ukayenga, birashoboka ko wenda umuntu ashobora guhita agira reaction runaka agahitamo kukurega koko
wenda atitaye ku bigiye gukurikira birimo no kuba wafungwa. So ngira ngo ni nayo mpamvu wenda abantu benshi bongeye gutera amabuye The Ben, bavuga ko mu by'ukuri ngo mwakoze ikintu kitari fresh, ariko ntago ndagishikira neza icyo kintu kitari fresh, kubera ko kumurega ni kimwe, ushobora kumurega wenda witabara, ubuzima umuntu aba yitabara, kubera ko hari igihe umuntu umuhereza agasopo wenda runaka cyangwa se ukamuha warning ko ntashaka kubyumva wenda ko wakitabaza izindi mbaraga. So ni intambwe ndende kuri The Ben yateye, yanakoze mu rugendo ruri kwibuka ko umuntu ugomba kumusabira imbabazi. Ngira ngo wenda urukiko rukurikiza amategeko kubera ko babyageze hariya, ariko nanone abanyarwanda bashira imbere ikijyanye no kwishira hamwe no kwiyunga no guhuza abantu kurusha ko abantu baza kurwana, abantu baza kugirana ikibazo. Donc iyo bagize amahirwe mushobora kuba mwabikemura, ukaba wakemera ko mu by'ukuri nta kindi kintu kiri buze gukurikiraho, ukaba wahabwa agasopu, kubera ko nabo nkeka ko gufunga umuntu nabo uwo muzigo baba wikoreye. So nkeka ko rero biri buze kugira icyo bigira, yaba twagiraga amahirwe na The Ben, na Meddy n'abandi bakabaye bafatira urugero kuri The Ben, kubera ko ni ikintu cyiza. Nkeka ko gishobora kuza kugira impact ndende cyane ku bijyanye n'imiburanire y'uyu FATAKUMAVUTA. N'umwe mu bagabo rero navuga ko bakomeje guhura n'ibibazo mu by'ukuri bijyanye no kuba yafungwa bitewe na showbiz n'uburyo agenda byitwaramo. Murabizi ko ubu yamaze gukatirwa iminsi 30 agomba kuba afunze, byumvikana ko agomba kuburana afunze, apana kuburana ufunguye wenda uza kwitaba, agomba kuburana afunze, kubera ko ibyaha akekwaho ni ibyaha navuga ko bishobora kuzamukomerera atanakekaga ko byagera hariya, kubera ko birimo no gukoresha ibimogi cyangwa se ibiyobyabwenge, nubwo yakomeje kubihakana. Ngira ngo ni kimwe mu bintu abantu babaye nkaho bikanga. So kuri The Ben navuga ko ni kode chapeau cyane, nubwo abantu benshi bakomeje kumwataka, tugize amahirwe haboneka n'abandi. Ngira ngo byaba byiza wenda FATAKUMAVUTA afungura akaba yakomeza agahahira umuryango. So ni Fyve-tvrwanda, tugenda tugaruka ku makuru abagezweho, one of the trending stories, top stories, n'amakuru akugeraho 24 hours, amakuru utasanga handi. Kubwire ngo job bless.